Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese abo muri mu nce zitandukanye, nizere yuko mumeze neza, nanjye meze neza. Ndashima Imana ku bantu bashyashya hano kuri Rede TV, ari ubwa mbere uhageze cyangwa se ari ubwa mbere umbonye, njye nitwa Rede. Nguhaye ikaze rero, wiyumvemo ikaze. Niba nawe uri umusangwa, uri wa wundi uhora ugaruka, nongeye kuguha ikaze. Uyu munsi rero video ngiye kubakorera, tugiye gupakingana valise imwe n'igikapu kimwe. Ndi hafi kwibaruka, amatariki bampaye ndacyaburaho hafi ibyumweru bitatu, ibyumweru bitatu birengaho iminsi mike y'ahubwo. Ariko ndavuze reka, biba byiza niba uri umubyeyi utwite, biba byiza gupakinga kare, kuko hari igihe amatariki baba baraguhaye uzabyariraho ushobora kubyara mbere yaho ho ibyumweru bibiri. Kimwe nuko ushobora guhuza n'amatariki muganga yaguhaye, cyangwa se ukaba wajya na nyuma yayo. Ariko biba byiza iyo witeguye kare, kugira ngo ibise nyine igihe bizagufatira ntuzajye muri stress uvuga ngo valise ndashyiramo iki, ndashyitwaramo ibiki byanjye, ndatwaramo ibiki bya bebe. Ibyo ngibyo kubikora ufite ibise ntabwo ari ibintu byakorohera, cyangwa se kuba undi yabigukorera, cyane ko niweho uba uzi ibyo uzakenera kurusha undi uwo ari we wese. Biba byiza rero niba uri umubyeyi uri kwitegura kwibaruka, gutegura valise yawe, ibintu byawe n'ibya bebe kubitegura kare, kugira ngo bitazagutera stress n'ibise bikomereye nabi. Ubwo rero ndavuze reka mbasharinge, ndabereka ibyanjye byose ndapakinga, n'ibya bebe byose tuzakenera. Niba uri umubyeyi rero wenda kwibaruka, iyi video uyirebe n'iyawe, cyangwa se uteganya kuzatwita, uyirebe n'iyawe, izagufasha kumenya iby'ingenzi nyine ushobora kwitwaza ugiye kwa muganga. Tudatinze rero reka dutangire. Ibyo ngiye guheraho rero, biba byiza kumanza guhera ku bintu bazaka umuntu mwajyanye kwa muganga ukimara kubyara. Iyo ukimara kubyara, uwaguherekeje kwa muganga, abaganga baragenda nyine bakamwaka ibintu by'ingenzi barahita bambika umwana. Aribyo rero nawe ari uko uzabigenza, nibyo ngiye guheraho. Icyo mperaho rero ni porute bebe. Iyi ngiyi ngiye niyo naguze, iba ari porute bebe ifite n'isurubeti. Iyi surubeti ni nayo umubebe wanjye bazamwambika akivuka. Iyi porute bebe ifite n'agasego. Noneho ikintu cyiza nakundiye iyi porute bebe, murabona hari ukuntu ugura porute bebe, abana rero banga porute bebe, ajya kumara ukwezi kumwe rwose atagishaka yuko uyimushyiramo, ugasanga muyikoresheje ukwezi kumwe cyangwa se ibyumweru. Ariko ikintu nakundiye iyi porute bebe, na nyuma y'uko ayanze kuba wayimushyiramo, ushobora kuba wayikoresha nk'agashuka. Ushobora kuba umuhetse hakonje kubera irashyuha cyane, ushobora kuba umuhetse hakonje ukaba wayimutwikira mu mugongo. Ikindi, anaryamye ushobora kuyikoresha nk'akaringiti, yakora nk'akaringiti. Niyo mpamvu navuze nti reka ngure iyi ngiyi, kuko ku bana babiri ba mbere nagiye ngura ya porute bebe nyine ibikora nka porute bebe, nyuma y'ukwezi cyangwa kutuzuye yayanga bikaba birarangiye. Ariko iyi ngiyi urabona, nyuma y'uko iba porute bebe wanayikoresha n'ibindi. Uko rero uyikora, urayizinga, murabona ukuntu izinze, sinzi niba muri kubireba neza. Warangiza akangaka ukayikambika.
ugashyiraho neza ku buryo umwana bamushyiramo ikaba imeze neza. N'agasego ni uko nguko iba imeze. Murabona ko iyo ushyizeho kano kane ni uko iba imeze, ngira muri kubireba neza. Ubundi ugateruramo umubebe wawe. Noneho rero ubwo igikurikiyeho ukuntu ubigenza, ubwo nk'uko nari mbabwiye tugiye guhera ku byo umuntu tuzajyana yahita aha muganga. Ubwo ngiye gushyiramo n'iyi surubeti, noneho kubera umwana aba akonje cyane, ubwo ndashyiramo n'isogisi rimwe nshyiremo, ndashyiramo na peti bato imwe. Ingofero yo si ngombwa kuko isurubeti ubwayo ifite ingofero, ahubwo ikindi nshyiramo, ndashyiramo n'agapampa kamwe nyine yambara akivuka. Pampa ngewe nkoresha iturize na ranjete nkakoresha ya iturize, ariko wowe biterwa n'icyo uprefera, icyo ukunda nicyo ushyiramo. Noneho ubwo ndakazinguku kireho agasogisi, nubwo isurubeti ifite hafunze ariko kaba gakonje cyane kubera aribwo kaba kakiva mu nda. Ndashyiraho n'agasogisi n'agapampa kamwe mbifungane na ya surubeti. Ikindi ahubwo na pampa ya mama na pampa yanjye, ukimara kubyara nyine urumva ibyo umuntu mwajyanye aha muganga agomba kubitanga byose, ari iby'umwana nawe pampa uhita wambara. Ngo ndabishyirana hamwe, urabishyirana hamwe kugira nyine bitazagora umuntu uzakujyana. Noneho nyite mbishyira muri ya porute bebe imbere. Ikindi ahubwo nari nibagiwe akantuza, akagoma gatoya kamwe ko kugira bashyira nyine imbere muri porute bebe. Yego, nshyiremo n'aka gasego agasego k'iyi porute bebe. Ndumva ari uko nguko azahita bitanga, nta kizaba gisigaye. Ibindi byo ubireba mu ivarize nyuma, ariko ibingibi porute bebe, isurubeti, itabaye isurubeti wenda ikaba agapantaro n'agapira, ugashyiramo ikigoma barashyira muri porute bebe, ugashyiramo pampa yawe n'iya bebe n'agasogisi. Igisurubeti cyaba kidafite ingofero cyangwa se agapira kadafite ingofero ugashyiramo n'ingofero, ariko ngewe impamvu ntashyizemo ingofero ni uko isurubeti ubwayo ifite ingofero n'udusogisi kugira ngo nyine aze gushyuha. Ahubwo se ko ntangiye kwibagirwa kare, ikindi nshyiramo ni utu yambara mu ntoki akivuka. Ngewe utu ntabwo ngura twinshi, ntabwo ngura twinshi bitewe n'uko ku bana bose atwambara ari uko akivuka, ariko iyo tumajije gutaha utu two mu ntoki mba mbona tubangamira umwana pe, mba mbona tubangamira umwana mu kutwambara. Utu two mu ntoki tukiva kwa muganga rwose mu rugo ntabwo njya ntumwambika, ariko kubera azaba aribwo akivuka gikonje, reka natwo nushyiremo, nari ntwibagiwe.
ukahita ufungana. Ubwo ikindi ngiye gukora ntabwo ndabishyira ibi ngibi muri varize, ahubwo naguze ubwo igikapu kiba gifite igito n'ikinini n'aka ngaka. Ikitoya ntacyo ntwara, ahubwo iki kinini nicyo ngiye kwifashisha nshyiremo ibi ngibi, aho kugira ngo bazabimwaka ajye gufungura varize abishaka. Ikindi iyo mugiye kujyana uwo mugiye kujyana uramusobanurira ukamubwira uti bakibikwaka biri aha ngaha. Ubwo niho ngiye gushyiramo ibi ngibi azahita atanga, azaterura uku nguku biri muri porute bebe. Iyo wabifunze byose muri porute bebe biroroha, ahita aterura ahita abitanga bitamusabye kujya gushaka, kuko iyo wapfuye kubipakinga uko wiboneye umuntu mwajyanye nyine biramuvuna. Urumva kujya gufungura varize ashakamo ibintu, porute bebe iri he, agasurubeti kari he, akagofero kari he, udusogisi turi he, ni ibintu bitinda. Ariko nk'ubu ngubu azaba azi yuko biri muri iki gikapu, azafungura nabifunzemo neza nk'uko mwabibonye, ahita ahereza muganga. Noneho ubwo ibindi byo niyo twabipakinga uko tubonye nta kibazo, kuko byo umuntu abikenera nyuma yo kubyara. Ubwo icyo tugiye kubanzamo ndabanzamo ikindi. Ubishaka wakoresha ivarize yawe y'ibintu byawe gusa, cyangwa se ugakoresha nyine ugatwara varize ebyiri, irimo ibintu byawe gusa n'irimo ibintu bya bebe gusa. Ariko njye ntabwo nshaka kuzatwara ibintu byinshi, ndagerageza ntware bikeya bishoboka ariko by'ingenzi. Varize ndavanga ibyanjye n'ibya bebe. Icyo ngiye gukurikizaho ni isume yanjye, ndatwara imwe, ndagerageza ntware bikeya bishoboka kubera varize ari ntoya. Imwe. Ikindi ndatwara n'iyi moningi gowuni. Rwose ko mbona ibyujuje. Oya, iyi reka mbe nyiretse n'ibyuzura nkabura aho nyishyira ndayihorera, cyangwa se nyishyiremo nyuma ari uko mbonye bigiyemo byose. Ubwo ikindi ntwara ni ibitenge bibiri. Igitenge ku mumama ugiye kubyara biba ari ingenzi. Ndagerageza ibyanjye mbishyire uruhande rumwe n'ibya bebe uruhande rumwe. Ikindi ndatwara ni amadira abiri. Yego, ndatwara amadira abiri. Igikurikiyeho ndatwara na bonete ebyiri. Ntware n'agasharupe kamwe. Ikindi ni amashuka abiri. Ubwo na pampa naguze ebyiri numva zihagije. Ebyiri ndumva zihagije, ini kesi zishobora kumbana nkeya kwa muganga ziba zihari, nayigurira izindi ubwo kwa muganga. Tukiri kuri pampa z'umubyeyi, ikindi nababwira, biba byiza mu gihe uri mu rugo ukumva ibise biragufashe ugiye kwa muganga, biba byiza kugenda wambaye n'ubundi pampa, kubera ko anytime nyine
ibise byagufashe, isuha ishobora kuba yameneka. Ishobora rero kumeneka ukiri mu modoka mutaragera kwa muganga, cyangwa se ikameneka mugeze kwa muganga, wenda uri nko kuva mu modoka muri kugenda muganga atari yabakira. Mu buryo rero bwo kwirinda kuba waza kwiyanduza cyangwa se kwanduza aho waba uri isuha imenetse, biba byiza kuva mu rugo wambaye pampa kugira isuha iramutse imenetse ntihaze nyine kugira ikibazo cyaba. Hari umubyeyi utwita isuha ikaba yameneka mbere ho y'amasaha runaka mbere y'uko abyara, cyangwa se mbere y'iminota runaka, kimwe n'uko hari n'utwita akarinda yapushinga umwana isuha itigeze imeneka. Ariko bitewe n'uko uba utazi ikiri bube, biba byiza nyine kuba wayambara mbere kugira niramuka inamenetse ntuze kuba wakwanduza aho uri, cyangwa se nawe ubwawe ntuze kuba wakwanduza nk'ikanzu wambaye. Ikindi utagomba kwibagirwa ni kotegisi. Ikindi ngiye gushyiramo akaringiti ka bebe. Mwaye ko mbona byuzuye, akaringiti nako kuko mbe nkaretseho gake ndareba. Ikindi ndatwara ni iyi robe ya mama, haba harimo robe ya mama, harimo n'iki cy'inyuma, haba harimo n'iyi moningi gowuni y'inyuma. Ahubwo se umugani iriya yindi ntayo ntwara. Hakaba haba harimo agapantaro ka bebe, harimo n'agapira ka bebe, harimo n'agashuka, harimo na bonete yo mu mutwe ya mama, harimo n'akagofero ka bebe. Ahubwo kino kubera ubwo gifite iyi, ariko sinzi biraterwa n'uko ndabona varize ingana. Tuno dukompure tuba ari twiza kubera ibya mama n'ibya bebe byose biba bisa, biba ari twiza cyane. Ibi ni ibyo kwambara nijoro, ubwo niba nabyaye hakiri kare ni ibi ngibi tuzarara njye na bebe twambaye, n'umugozi wa ya moningi gowuni. Ikindi kitagomba gusigara cyo ni esuwime ya bebe. Ikindi gikurikiyeho
ibigoma nateganyije 5, hari 3, ibi ni 2 na cya kindi nashyize muri pote bebe, ubwo ni 3 bitoya na 2 binini. Ikindi ni areze, iyi ni areze yo kumuhanaguriraho kuko kwa muganga ntabwo wataha utari wamuhanagura. Ikindi ubwo na ranjete, biba byiza niba wanaguze icya kiranjete kinini ukagura n'agatoya ko kwitwaza kwa muganga, kugira ngo nyine udatwara ibintu binini cyane, ukagura gatoya. Nanjye aka ngaka ni agatoya ko kwitwazayo. Ubwo natije koto ntuzazibagirwa, ariko zo zirajya hejuru kuko umwana aba yanduye nyine, ukamukorera mu ntuze, mu matwi. Ingofero nayo ndatwara imwe. Utu ngutu ni utumuswari, tuba dufunzemo ari tungahe? Tuba ari 8. Utumuswari natwo turagufasha, aho kugira umuhanaguze intuze ranjete, kandi murabizi ibihumura ishobora kuba yamuteza aleriji nko mu maso, ku mazuru. Biba byiza gukoresha tuno tumuswari, tuba tworoshye cyane. Ikindi, ubwo nateguye amasogisi 5, aya 8 na rimwe nashyize muri pote bebe. Ikindi utagomba kwibagirwa papiye jenike imwe, nayo ibihagije, na ga ntwaye imwe kubera mfite nyine n'utu ngutu ni twinshi, ni 8. Nkeneye nko kumuhanagura, nshobora kuba nako nagatosa nkagakoresha. Ikindi, amaranje 2, ayo ngayo aba ahagije. Ubwo ikindi, iyi ni isabune na porute savo yayo birajya hejuru, cyangwa mbishyiremo hano. Reka ibi mbishyire hano, mbishyiremo hano inyuma. Ikindi kintu utagomba kwibagirwa, aka ngaka nashyizemo bibero, ndatwara bibero imwe. Urumva ntabwo uba wizeye yuko wenda nubyara ushobora guhita ubona amashereka. Hari ukuntu ubyara amashereka ukayabura, bikaba ngombwa rero yuko bahita bakubwira kugura amata ugaha umwana mu gihe utegereje wenda ko amashereka ari buze kubonekaho, kugira ngo inzara imwice. Aka ngaka rero ubwo karimo bibero ni imwe gusa, nishyira aha ngaha. Irafungika se? Ishyira aha ngaha. Igikurikiyeho ngiye gushyiramo pampa. Ntabwo natwara izirenze 10, ziba zihagije. Ubundi nk'uko nabipanze, mba napanze ko wenda ninjya kwa muganga uyu munsi nzabyara, ejo tugataha. Ibyo ngibyo nibyo mba napanze nkanjye nk'umwana w'umuntu. Ariko in case dushobora kurenza iyo minsi napanze, niba njye napanze ngo nzajye uyu munsi ndare mbyaye, ejo badusezere dutahe, biramutse bitagenze nk'uko nguko, kuko ku mwana wa mbere niko byagenze no kwa kabiri.
kuwa gatatu ntawamenya, biramutse bitagenze uko nguko, kuko abandi bana bo mbyara batambaze, ariko nk'uyu bambaza uretse ko atari byo nifuza, ariko bakubaze ntabwo umunsi umwe uhita utaha, cyangwa nyuma mugize ikindi kibazo kiri ngombwa wenda ko mwaba mugumye mu bitaro, ubwo ibindi nyine nabitumiza babinzanira, ariko kuko ari uko mba napanze ko ndabyara nkahita ntaha, reka nteganye byibuze nka pampa 10, kuko gutwara 10 nabwo ni uko utubebe tuvutse tuba tunyara buri kanya, reka nteganye pampa 10, ubwo se pampa uwazishyiramo hano se, nzishyire hano, ubwo ikindi ni aka ngaka azataha yambaye, agasurubeti gashyushye cyane k'umweru, ni aka ngaka azataha yambaye bebe. Njyewe rero ku bana banjye bose kuva akivuka mwambika amasurubeti gusa kugeza igihe agakondo kaviriyeho, iyo agakondo kavuyeho nibwo noneho mba namwambika agapantaro, agakabutura n'agakora, ariko mu gihe umwana wanjye agakondo katari kikuraho mba mwambika amasurubeti gusa, nyine mba numva mfite impungenge yuko nimwambika nk'agapantaro gashobora kumufata nyine kakamubabaza ku mukondo kandi uba ukiri mubisi. Icyo nkora ni ukumushyiriramo agapeti bati imbere gusa, ariko yeho mu gihe wumva wenda umwana wawe utaravaho agakondo kumwambika agapantaro nta kintu bitwaye, ari safe kuri we, nta kibazo rwose. Ubwo se nanjye ikindi nibagiwe, ikanzu nzataha nambaye, nibagiwe ikanzu nanjye nzataha nambaye, nzambara iyi ngiyi ya batike. Usabwa ibintu biguhaye amahoro, bitakwegereye, biguhaye amahoro. Ikindi nateganyije udusurubeti 3, nteganya n'utundi peti bato 3 natwo. Ikindi ni agashuka, ahubwo umutaka, ubwo n'umutaka, impamvu ntwaye umutaka, nko mu gihe bashobora kudusezerera hari kuva izuba cyangwa se hari kugwa n'imvura, gusohoka mu bitaro rero ujya muri parikingi ahari imodoka, birumvikana igihe izuba riri kuva, kandi niyo haba hatari kuva izuba, umuntu uteruye akabebe agomba kuba amutwikiriye, yaba imvura igwa yaba izuba riva, keretse hakonje kwa kundi nyine uba ubona atari ngombwa umutaka, ariko umutaka nawo kuwitwaza biba ari ngombwa, kuko kuva mu bitaro ujya muri parikingi bitewe n'aho mwaparitse uba uragomba gukenera umutaka. Umutaka wo reka mushyiremo hano. Ubwo ikindi ni agashuka, agashuka nabwo ubwaho kakora ni mutashye, kwa kundi muba mumuteruye mukamutwikira nyine kugira ngo umuyaga utamugeraho. Ikindi ndizera nta gisigaye, ubwo ibya bebe byo byose nta gisigaye, ariko ku byanjye hari ibisigaye,
ariko hejuru bizajyamo kuko varize iranongerwa, hejuru bizajyamo. Ubwo impamvu ntabishyizemo ni uko hari ibyo nyine nkiri gukoresha nk'uko nababwiye mpakinze hakiri kare, hari ibyo nkiri gukoresha. Ubwo harimo kamambiri zo kwambara kwa nyine ngiye muri dushe, hakazamo ibikoresho by'amasuku, ubwo harazamo amakariso yanjye, hazemo iki, hazemo isabune, hazemo uburoso bw'amenyo, hazemo toothpaste, hazemo amavuta. Urumva ibi byose nk'amavuta mba nkiri kubikoresha, ntabwo najya kugura ibindi ngo ni ukubera nshaka gupakira biri kwa muganga. None ubwo kugira nzabyibuke ntazabyibagirwa, kuko byo nyumva agaseka mbere kakimfata nibwo nzabipakira. Ndafata agapapuro mbyandikeho cyangwa se muri telefone mbyandikeho, nkore akarisite k'ibintu nzapakira nyumva ibise bya nyuma, ngo nyumva ibise bya nyuma, nyumva ibise bya mbere, kugira ngo nyumva ibise nzahite nkarebaho nyite mvuga mumpereze utu, mumpereze utu, mumpereze utu, utuntu nk'utwo ngutwo. Urebye ibyanjye bisigaye ni ibyo ngibyo. Ubwo nindi kugira wenda mutabona ntabipakiye mukagira ngo nabyibagiwe. Ubwo hari n'ibindi wenda mubona ntashyizemo cyangwa ntavuze mwanyibutsa, ariko ku bwanjye ndumva ni ibyo ngibyo by'iminsi mikeya. Iminsi yakwiyongera ubwo nibwo nyine uhita utumiza ibindi, ariko ibingibi mpakinze nyine ngiye nateguye ko ni iminsi mikeya. Ubwo ikindi ahangaha se, ariko uzi iyi ntuze aka karingiti ka bebe reka nkashyiremo, noneho ngewe utwo ngutwo nzakenera urumva tuzaba ari duke. Amakariso, ibikoresho by'isuku na kamambiri bizajya muri bage yanjye. Bage yanjye yayindi nyine y'abamama tujyana, nzareba mu zo mfite ijya kuba nini, ari nayo izaba wenda irimo amatelefone, ibyangombwa, utuntu nk'utwo. Ibyo ngibyo tubishyire nko muri amvirope, nabyo tubishyiremo, ariko sinsige intuze, sinsige akaringiti ka bebe. Iyi ni indi robe de nuit nari ngiye gushyiramo, nari nashyizemo imwe gusa, ariko reka nzatware ebyiri zo zirahagije. Ndatekereza ari ibyo. Ubwo ikindi ugomba kwitwaza ugiye kwa muganga ni iyi nursing pillow. Nursing pillow nayo ntabwo ugomba kuyisiga, wenda nko ku bamama baba ari bashyashya. Uyu ni umusego ugufasha konkerezaho, bituma nyine umwana agera ku ibere byoroshye ntibiguce umugongo. Nicyo cyiza cya nursing pillow. Urabona umwana umuteruye ku bibero hatariho nursing pillow, kumuha ibere bigusaba kunama. Noneho waba uri nk'umubyeyi wifitiye utubere dutoya n'ibindi, biguca umugongo kuko bigusaba kunama cyane. Ariko iyi nursing pillow urayitereka ku bibero, ugaterekaho umubebe ukamwonsa byoroshye, n'umugongo wawe umeze neza. Nursing pillow rero nayo iri mu bintu uba utagomba gusiga ugiye no kwa muganga, cyane ko umugongo wawe iyo ukibyara uba ucyoroshye cyane, kuwunamisha ntabwo ari byiza. Ubwo mu byo nari napanze kujyana, igisigaye ni iyi morning gown, kuko yahita ibyuzuza cyane kandi si ngombwa. Mfite isume niyo nzakoresha, mfite n'ibitenge, n'iriya robe yanjye ifatanye n'ibya bebe irayifite iyi ngiyi. Ndumva rero atari ngombwa kuyijyana, cyane ko mbona nta naho kujya noneho yo ifite. Ubwo ni ibi ngibi. Hanyuma kuko nyifite igihe, ubwo ngiye nibuka wenda kandi k'ingenzi nibagiwe, nibwo nagenda ngashyiramo, ariko uko mbitekereza ntako nibagiwe. Ubwo ni ibi, nta gisigaye. Niba rero uri umubyeyi warebye iyi videwo yose ari nk'ubwa mbere ugiye kubyara, ndabizi ko iragufasha. Ukore akarisite ugenda ubyandika,
biragufasha. Ubwo ubonye hari ibyo uzakenera njyewe ntashyizemo nabyo wabishyiramo, cyangwa ubonye hari ibyo nashyizemo wowe utazakenera wabikuramo. Ni ibyo ngibyo rero, nta gisigaye, byose nabiberetse. Mwakoze kubana nanjye rero muri videwo y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Tuzasubire muri videwo itaha. Ciao ciao.